umuntu nabonye yanditse muri comment ngo Jenny si izina. kandi nibyo pe mu muco ubundi mu muco wa Kinyarwanda nta muntu uvuga izina rimwe. Nezu Wabikuye ko nabibabwiye wabikuye ko zayankoza nivuga amazina yose. wabikuye ko bavuga izina rimwe. Ntahantu nabikuye. Ntabwo ndi kujya kuvuga ngo urivuge. Ariko ibintu umuntu yambwiye Reka uriya muntu nabigenzuwe reka mbisubiremo. cyahindutse. Guess what? Cyahindutse rero abantu bamaze iminsi batubwira ngo amajwi ngo muri gukora neza ngo ariko ikibazo ngo amajwi ariko ntago twagenda gutyo. Ngo ufite ikibazo cyo mu buzima busanzwe. Yes, bibaye ngombwa ko ufite boyfriend ariko sinzi wowe uburyo ushaka kwizerana n'umukunzi wawe, bikaba ngombwa ko gusaba ko ujya muri bya biganiro bita mumeze mute inshuti bavandimwe. Turagusuje wakoze subscribe kuri Shalom Gospel. Imana iguhe umugisha, wakoze kubana natwe kandi urakoze kuba ugiye gufata umwanya ukabana natwe. Uyu mwanya rero sorry mabuja, uyu mwanya twagira ngo tubasuhuze tubaze ngo ariko ubundi mumeze mute, murabona bimeze bite, ese murabona turi gukora gute. Ariko uko bigenda kose turi kumwe namwe kandi namwe twizeye ko muri kumwe natwe. Amakuru y'iminsi umeze neza? Meze neza cyane. Urashima Imana? Okay. Nanjye meze neza. Yari umuntu nabonye yanditse muri comment ngo Jenny si izina. kandi nibyo pe mu muco ubundi mu muco wa Kinyarwanda nta muntu uvuga izina rimwe. Nezu wabikuye ko nabibabwiye wabikuye ko zayankoza nivuga amazina yose. Wabikuye ko bavuga izina rimwe. Ntahantu nabikuye. Ntabwo ndi kujya kuvuga ngo urivuge. Ariko ibintu umuntu yambwiye reka uriya muntu nabigenzuwe reka mbisubiremo noneho ayumve yose. uwo muntu wasanga we okay wenda atararyumvise neza cyangwa se atanaryumvise. Abashaka nimero mumbwire inbox nzibahe. Sibyo? Inbox yo inbox me mbahe na nimero. Ngaho babwira izina uribabwire neza. Izina amazina yanjye abantu rwose bavuze ngo Jenny si izina. Amazina yanjye ni Mbabazi Jenny. Okay. Amazina yanjye Nanjye ni Shalom nk'ibisanzwe. Yewe amazina yanjye yose nitwa Shalom Gospel. nyuma yayo ngayo andi nayo nzayababwira. Mfite amazina menshi ari niryo kera nagiye gusenga mu cyumba cy'amasengesho barambwira ngo guhera uyu munsi witwa Dawidi. Yego Dawidi we. Ibyo naryo murimenye ko nitwa Dawidi. Yes, uyu munsi rero ntago turi butinde kubera yuko nkuko mubibona murabona ko hari icyahindutse. Guess what? Cyahindutse rero abantu bamaze iminsi batubwira ngo amajwi ngo muri gukora neza ngo ariko ikibazo ngo amajwi. Amajwi nyine natwe byaratugoye ariko uyu munsi si ngombwa nkabereke we. Ubwo aba bantu bazabanza bakwishyura ubamamariza. Okay, aba bantu bazabanza banyishyure mbamamariza ahantu nagakuye ariko ndatekereza ko muri kumva ko amajwi noneho ameze neza. Muraza kutubwira uko muri kuyumva. Uyu munsi twari tuje ngo dukore akavideo gatoya tubereke ko twagerageje gushaka recorder kugira ngo mujye mubasha kutwumva neza. Kumvise ibyo badusaba. Ariko oya natwe twabyumvaga ko ari ngombwa. Twabyumvaga ariko abantu twadohereza ibintu iyo batarimo kukubwira ngo ni byiza cyangwa se ni bibi cyangwa se muhindure gutya umeze nk'umuntu utarimo gukora. Rero zira comment amajwi
comment y'amajwi niyo yabaye yiganjije cyane none uyu munsi batubwire ko hari okay ariko ntago twagenda gutyo ngo ufite ikibazo cyo mu buzima busanzwe yes bibaye ngombwa ko ufite boyfriend ariko sinzi wowe uburyo ushaka kwizerana n'umukunzi wawe bikaba ngombwa ko gusaba ko ujya muri bya biganiro bita reality test. Okay. Niki kintu washamamarira cyangwa se wakumva ushaka gucekinga cyane mbere y'ibintu byose? Okay. Rero njyewe ku bintu bijyanye na girlfriend boyfriend ibintu bisaba kwizera no matter what, utizeye bijya bipfa. Bivuze ngo njyewe ku giti cyanjye nta kintu cyatuma numva ndi interested cyane rwose ku buryo ndi nshaka ko nyine bagira byuze baza kugipointinga ngo numve ikintu nshaka kumva nacyo, kubera ko iyo bigeze kuri iyo ngingo njyewe I just trust a guy nyine, kuko iyo ugiye kugira ibindi bintu winjiramo vuga ngo bamumbarize gutya se cyangwa barebe muri phone ye se babagira ibintu barebamo ngibyo menya ntazi, bibaye byiza rwose na telefone ye sinagera nayirebamo kuko ni telefone ye, nizera gusa promise ye nta kindi. Bivuze ngo nubwo reality test wayemera? Okay, ntabwo navuga ko ntayemera, nayemera ariko nta kintu cya none wacekinga gute uburyo ari royo? Kandi utemeye njye mburebera ku byakora njye nibonera n'amaso. N'igihe haba harimo ari igihe mwaba mu gukora iyo nuza muri kuri iyo sije, noneho ukagira n'ibintu ubonamo biba bihari, twese tuba dufite mu matelefone yacu, ariko bitamininze byo gucitinga se cyangwa kugira ibindi bintu, kuko turi abantu kandi dufite n'abandi baba dushaka, namwe mufite aba bashaka, niyo mpamvu ntabwo ibyo ngibyo okay. Mbere ko dusoza, wumva iyo bavuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ni iki wumva iki? aho ubwo uwo mu boyfriend wawe si bwaba ari buryo bumwizeramo ra? Kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ubu byumva ute? Iryo ni ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya, ariko and nk'umukristo ibintu byanjye byose mbijyana mu nzira y'ubukristo nyine. Bivuze ngo rero niba umuntu ampaye promise ngenda mwizera, kwizera kudashingiye ku mirimo kuba gupfuye, niko njye numva bavuga. Yes, kwizera gushingiye ku mirimo buriya ntabwo ari ukwizera. Rero ngengera kwizera kudashingiye ku mirimo pe. Yes. Cyangwa se baravuga ngo kwizera kutagira imirimo. Kutagira imirimo? Yego. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Noneho kwizera gufite iyo mirimo, nyine ukizera ikintu kuko wowe waravuze ngo kwizera gushingiye ku mirimo. Yego nyine impamvu. Okay, ndikumva bitandukanye. Yego bitandukanye no muri Bibiliya. Niba ntekereza neza. Kwizera, kuba wakwizera ko ng'urugero hari ukuntu nk'amazi ajya agenda, sibyo? Mufite amazi mu rugo, amazi yagiye, ukaba uzi neza ko ayo mazi uko byagenda kose ntiyarenza umunsi ataragaruka, ugahita wizera kuvuga ati ejo azaba yaje. Kwizera rwose ni ukwizera rwose kuri aho ngaho gutandukanye n'igihe umuntu arumva abavuga ati wenda byakunda, cyangwa se kubera ko hari undi muntu ufite ushobora kumfasha, wa muntu nyine ubuda nta kintu na kimwe afite kindi kiri bumufashe, avuga ati ako ndizeye
Imana yabikora. Uko kwizera njye niko mvuga. Uko kwizera niko njya ngirira no mu boyfriend. Umva kandi kantu kariho ka be uzi ko ukavuga ngo kandi niko kutumenyesha kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Yes, kwizera nukumenya nyine tudashidikanya. Kandi muri Bibiliya ahantu bavuga ko kwizera buriya zanabimenye nizera ibintu ndeba si kuri mu bantu bemera babonye cyangwa ndumwemera hato. ibyiza wakwizera atari uko nyine ufite ibindi bintu wizeye ko bishobora kuza kuko ubizi ubibona uzi ko binahari, ahubwo ukizera nta n'ikintu kimwe ushingiyeho kindi gihari, ari ukwizera nyine kuri mu mutima wawe. Okay, reka dusoze twe gutinda byari bigiye kuba birebire kandi twavuze ko tudatinda, twatuje kubabwira ko impinduka zabonetse. Twagerageje gushaka uburyo dukora amajwi. Ese biri kuvuga wasanga bitari no kuvuga simbizi guys, muze kutwumvira ko biri kuvuga. Miri mishya itera amabavu. Anyway, ushobora kuba hari ubuzima uri gucamo butakoroheye, ariko no matter what, trust God. Umureke uko byagenda kose wizera Imana. Imana ifite byose mu kiganza cyayo. Kwizera rwose no kumenya udashidikanya, kandi umenye ko uwo wizeye ni umugabo nyamugabo. Imana irakomeye, ifite byose mu kiganza cyayo. So uyizere. Niba ubona hari ibintu bitari kugenda neza mu buzima, niko bimera, birashoboka ntabwo ibintu bihora bigenda neza, ariko for today wizere ko Imana ishobora kugukura ahantu hamwe ikakugeza ahandi. Imana ishoboye byose kabisa. Kwizera no kumenya udashidikanya. Ugeze kuri uyu munota ukireba, ndakwifuriza kugira ngo Imana igukemurire ibibazo, igucishe mu nzira zawe, kandi ikuremere ibigukwiriye. Imana iguhereza umugisha. So nawe ubutaha rero mu kindi kiganiro twazanye Bidrate episode ya 3. Imana ikomeze kuduhana umugisha, mudukundisha abantu, kandi mudushyigikire, musharinge niba bikunejeje, usharinge. Niba hari icyo ubona twahindura uhitubwire muri comment, cyangwa abafite nimero zacu batwandikire. May God bless you. Ciao. Kandi abantu badokumentary box kandi twadusezeye abantu documentary box guys, no kuri muri comment mujye muzishyiramo, nabo turazireba, twebwe turazisoma zose.